nyuma y'uko u Rwanda mu minsi ishize rwikuye mu muryango wa EAC East African Community, wa muryango uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, u Rwanda ruzahura n'ibihe bihombo, ruzahura n'izihe ngaruka mbi kuba rwarikuye muri uwo muryango nyine wa East African Community EAC. Ibi tugiye kuza tubyinjiremo, tubisesengure, turebe icyo u Rwanda rushobora guhomba nyuma yo gusohoka muri EAC. Mugiye kubana nanjye The Boy Fit, kora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ubundi dutangire. Ku itariki ya 12 Kamena 2025, Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko isohotse mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, ivuga ko nta nyungu ikigaragara muri uyu muryango kubera kubogama no kutubahiriza amahame yo kubahana hagati y'ibihugu bikubiye muri uwo muryango. Akazi kamaze gukorwa ni keza, ni kenshi, ibisigaye gukorwa ni byinshi. Ariko se iki cyemezo gifite izihe ngaruka z'ubukungu, politike n'ubucuruzi ku Rwanda? Ibi nibyo tugiye kwinjira dusesengura ikintu ku kindi, turebe icyo twe nk'abanyarwanda cyangwa se nk'ubukungu bw'u Rwanda, politike n'ubucuruzi bishobora guhomba kuba byarikuye muri EAC. Tubirebere hamwe kuri channel yanyu The Boy TV. Reka dutangire tureba igihombo mu bucuruzi n'isoko muri rusange. EAC ni imwe mu masoko manini ku Rwanda. Muri 2024 hafi 30% y'ibicuruzwa byoherezwa hanze byagurishwaga mu bihugu bigize EAC nka Kenya, Uganda na Tanzania. Kuva muri EAC bishobora gutuma habaho imisoro myinshi ku bicuruzwa bikomoka mu Rwanda bijya muri ibi bihugu bya EAC bisigayemo nyine, kugabanya umuvuduko w'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu. Ibi bitabyumvikana kuko EAC yakuragaho icyitwa tariffs cyangwa se imbogamizi ku rujya n'uruza rwabo rw'ibicuruzwa mu bihugu bigize EAC, ndetse n'abantu kuba wajya muri Kenya cyangwa Uganda cyangwa n'u Burundi ukaba wajyayo bidasabye visa. Ibi byoroshywaga no kuba u Rwanda rwabaga narwo mu bagize EAC, mu banyamuryango ba EAC. Ariko rukimara kuvamo, ibi byose bizahita biba imbogamizi. Usanga nko kuva hano ujya Kenya cyangwa Tanzania bari kugusaba pasiporo, mu gihe mbere bagusabaga irangamuntu gusa. Ndetse no ku bacuruzi ibicuruzwa bya made in Rwanda kuba byakoherezwa muri kimwe muri ibi bihugu bizagorana cyane. Hazazaho icyitwa trade tariffs, ni za mbogamizi ku bicuruzwa n'umusoro uhanitse ku muntu ushaka kohereza nyine ibicuruzwa muri ibyo bihugu bigize umuryango, we atabarizwa mu muryango. Hari imbogamizi ashyirirwa. Urugero, uruganda rw'inganda n'ubuhinzi mu Rwanda nko mu Bugesera, Rwamagana cyangwa Rubavu rushobora guhura n'igihombo gikomeye kubera ko ibicuruzwa bitazajya byinjira mu buryo bworoshye muri EAC. Ibyo twabivuze haruguru. Icya kabiri ni igihombo mu mishinga ihuriweho. U Rwanda rwatangiye imishinga myinshi ihuriweho n'ibindi bihugu bya EAC, harimo nka gari ya moshi ishyira hamwe Kigali Mombasa binyuze i Kampala, ndetse n'ubufatanye mu kubaka ibikorwa remezo by'ubuvuzi n'ubuhahirane muri ibi bihugu. Kuva muri EAC bishobora gutuma u Rwanda rutakaza inkunga n'ubufasha bw'uyu muryango, bityo iyi mishinga ikazakomwa mu nkokora cyangwa igasubikwa. Bivuga ko wa mushinga wari uhari wo kubaka gari ya moshi Mombasa Kigali inyuze muri Uganda i Kampala, uyu mushinga ushobora kuzasubikwa bitewe n'uko u Rwanda rutakibarizwa muri EAC. Ndetse n'ubufatanye n'ubutwererane, kuvuga mu bya gisirikare ndetse n'ubukungu, bishobora guhagarara bitewe n'uko u Rwanda rwavuye muri uyu muryango nyine wa EAC. Ikindi kizashobora kuba ingaruka zikomeye ni ingaruka ku banyarwanda bari muri EAC, ni ukuvuga bari muri bya bihugu bigize EAC batari mu Rwanda. Kuva muri EAC bishobora gutuma abanyarwanda bakorera cyangwa biga muri Uganda, Kenya cyangwa Tanzania bahura n'imbogamizi zirimo visa, icyangombwa ndetse n'imisoro yihariye ku bakozi bo mu mahanga. Ibi bishobora gutuma ubukungu bw'abantu ku giti cyabo butakaza icyerekezo, ndetse n'abashoramari bagacika intege. Kuvuga ko umunyarwanda wiga cyangwa ukorera mu bihugu bya EAC agiye kujya afatwa nk'umunyamahanga waturutse nk'i Burayi cyangwa ahandi hantu, bamushyireho imisoro yihariye na visa kugira ngo abashe kuhaba ndetse no kuhakorera cyangwa kuhiga.
ibi bishobora kuzabangamira abaturage b'Abanyarwanda baba muri ibi bihugu bari batarafata ubwenegihugu bwaho. N'ingaruka bishobora kugira ku Rwanda ni politike n'icyerekezo ku rwego mpuzamahanga. Iki cyemezo gishobora gutuma u Rwanda rufatwa nk'igihugu kidashishikajwe n'ubufatanye bw'akarere, ndetse bikagabanya icyizere cy'abashoramari mpuzamahanga ko u Rwanda ruzagumana umutekano n'igihugu nka RDC kiri muri gahunda zo gusaba EAC gufatira u Rwanda ibihano nabyo n'indi mbogamizi. Ibi nyine bizatama imishinga cyangwa bishobora kwanduza isura y'u Rwanda. Abashoramari bakabona ko niba igihugu bashaka gushoramo imari kitari kwifatanya mu miryango nk'iyi ngiyi yoroshya ubucuruzi nyine n'ibindi bihugu, bityo bigaca intege abashoramari bashishikazwaga no gushora mu Rwanda. Nkwibutsa ko kandi DRC nayo ikomeje gushinja u Rwanda gufatirwa ibihano. Ibi nabyo bishobora kuzangiza isura y'u Rwanda, bigaca intege abashoramari kuza gufata icyemezo cyo gushora imari yabo mu Rwanda. Icyakora u Rwanda rushobora kuba rwiteguye gusimbuza EAC ubufatanye bushingiye ku buhahirane ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane biciye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe AU, cyangwa izindi nzego nka AFCFTA n'ibindi bigo nyine. Mwibutsa ko EAC gusa u Rwanda rubamo, kuko u Rwanda ruba no muri COMESA, rushobora gushyira imbaraga n'ishoramari byarwo muri COMESA, bityo ntibibashe kugira imbogamizi biteza ku Banyarwanda ndetse no ku bukungu bw'u Rwanda nyine. Ibyo nibyo tuba dusesengura nk'abasesenguzi bishobora kuba igihombo ku Rwanda, biba byitezwe ariko si ihame, kuko u Rwanda nk'igihugu nacyo gifite politiki ihamye kijya gufata icyemezo gikomeye nk'iki ngiki cyo kwikura muri EAC, bamaze kubona ko hari izindi option cyangwa andi mahitamo bafite nyine yo kuba bakoresha kugira ngo ubukungu bwabo n'abaturage babo ntibabashe kugerwaho n'ikibazo gikomeye nyine nk'iki ngiki, cyangwa se bafite ibihugu babona ko byabagirira akamaro bagakomeza kugirana umubano wihariye. Urugero, u Rwanda kuva muri EAC ntibirugireho ingaruka rukareba rukavuga uti nka Kenya cyangwa Tanzania dushoraho imari nyinshi kandi dukuraho ibicuruzwa, bakagira amasezerano basinyana na Kenya cyangwa Tanzania nk'igihugu kwacyo, bitabaye ngombwa ko ruba ruri muri wa muryango nyine, kuko u Rwanda rwakomeje gushinja umuryango wa EAC kubogamira ku ruhande rumwe mu makimbirane, no kuba u Rwanda rwarakomeje gushinjwa n'ibi bihugu bya EAC ko rutera inkunga inyeshyamba za M23 zishinzwe guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo nyine. U Rwanda rukavuga ruti gute tudashyira hamwe ngo mudushyigikire, ahubwo mugakomeza kudutera utwatsi no kudushinza ibintu bidafite ishingiro. Ibyo byose biri mu byashingiweho u Rwanda rujya kuva muri uyu muryango wa EAC. Tugana ku musozo, icyo dushobora kwitega, ese gusohoka muri EAC ni igihombo? Tugana ku musozo, hari icyo dushobora kwitega. Ese gusohoka muri EAC ni igihombo cyangwa ni icyemezo cyangwa ikimenyetso cyo kwihagararaho? Ibi bizagaragara mu mezi ari imbere, ariko nta gushidikanya ni icyemezo gikomeye gishobora kugira ingaruka ku bukungu n'imibanire y'u Rwanda n'akarere nyine. Mwese musige igitekerezo, ese wumva u Rwanda rwakabaye rwigengesera cyangwa ni icyemezo gikwiye? Kanda like, subscribe kandi usangize iyi video. Murakoze kubana natwe, nitwa The Boy Fit, ndabashimiye. While discussing our Made in Rwanda policy, it doesn't mean we are promoting companies that are managed by Rwandans.